Mva mubwire rero njye na Zahabu turipata na Rugi ndimo neza. Sha kumeze mu ryoherwe kabisa numva bumeze neza gusa nyine uyu munsi izo nkuru sizo nkeneye kumva. None se kurimo kumbwira ngo izo nkuru tuzireke ndakubwira izihe nkuru? Shandeka ngubu nta morale mfite na nkeya ibaze ko kugeza n'isaje atakimvugisha. Yo shayi hangane pe gusa rega buriya Cece nawe Google yaramubabaje cyane. Shabuse ya basi atari no gupfa wenda ari ukugenda gusa yabizanagaruke cyangwa umuntu akamenya namushakira. None se Afia ubivuga nk'ubihamya urabizi neza yarapfuye? Sha erega nyine Google nayamaze kumwimvamo pe. Rero ntekereza ko kuba maze kino gihe ataraza nta n'umuntu uzi amakuru ye ntekereza ko ashobora kuba yanapfuye nonse nta wamenyereka. Niyo mpamvu nayo mbivuze tu. Ariko Afia rwose rega turaziranye ugize ngo kumwiyumvamo wowe Google wowe wamukunda uramutse umukunda urwo rwawe ari urukundo rumwe nk'urwa Bihehe pe. Ntamwiyumvamo se uswa nawe umaze kugendera mu kigali cy'abanyanga neza neza hari wowe nari nsigananye. Erega baby nukuri nta muntu kwanga ariko abantu benshi banga imirimo y'umwijima ujya ukora. Ariko se iyo mirimo y'umwijima mwirwa muririmba n'imirimo ya hehe ubundi n'iki mura kidasanzwe ese tani undi nkubaza wowe nk'inshuti yanjye ubwo urayibona ubundi? Erega hafi ya nubwo turi inshuti nawe ntukigize nkanagira ngo bimwe na bimwe hari ibyo ubona ababizi ndagukunda ariko nawe imirimo ukora nawe ngira ngo urayizi sinakwirwa mvuga menshi. Hako tani nuko agakwiye kumbwira koko uskomeza nkaho muranjomba icyuma hano twicaranye. Kari kurajyana nkuko ubizi inshuti yanjye urabizi ko ikintu cyose ukenera pe mfite ubushobozi ntabwo nakikwema kimwe uko nanjye ntekereza ko ari uko mvuga. Icyo ngusaba rero wowe nukwana nanjye muri ibi bihe bikomeye pe urabona ko ari wowe wenyine nsigaranye. Shafia uvugishije ukuri koko njyewe njyanye n'usigaranye. Reba boss ntimukivuga rumwe Karuvini wamwiriyeho abandi bakozi bose abahinzemo ubudehe wabaye nyine Afia yabaye Afia. Nese ko kurumva nabe gushyigikiramo yego ko kuri inshuti yanjye ariko ntabwo nagushyigikira mu makosa urabizi inshuti ziberaho guhurana. Ubakarvi cyagiye burya twatandukanye mbabaye cyane. Urubabaye wabajwe n'ikimana kiye ko nari nakwicaje hariya nakuremeye agacupa nta kibazo dufite wabajwe n'iki buri Man Calvin nababajwe n'ukuntu usigaye wiyabuza amatabi inzoga byiyongeye kwirirwa mu bakobwa. bro sorry kabisa nanjye rega nabyisanzemo nyihanganira kabisa. Calvin wose w'umuti kabisa bijya bintu bishobora kwangiriza ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Ibintu byo gufata amatabi ngo ni uko umukobwa yakwanze njye mbona atari umuti hari ikindi ushobora gukora umukobwa akakugarukira. Umva bro aramutse kandi atanakugarukiye wakunda n'undi cyangwa se ugafata umwanya ukiyakira ntabwo ushobora kwiyakira uri kunywa amatabi n'ibindi byose ntabwo ari ngombwa. Erega man kwiyakira byarananiye ntabwo binyoroheye ariko ngo mfitanye proti nawe ndavuga hafi tuzareba ikizavamo. My friend mwabura mutahura itabirireke ndabizi warakomeretse ariko washaka ukundi kuntu wiyakira. Brad no konsengera kuko ubona akazi sinkigakora neza uko bikwiye numva njagaraye stress n'iki bitekereza ntabwo byoroshye. Nahise bro usibye icyo kibazo cyawe na Afia hari ikindi kibazo ufite cyihariye kidasanzwe? Man si kimwe cyangwa bibiri ahubwo ni byinshi cyane. Muri make umwaka wambereye mubi. Akakugendekeye mubi se gute man? Kira uko byakugendekeye. Inshuti burya nicyo ziberaho ushobora kugira icyo nagufasha mu nama zanjye. Mu by'ukuri dore nirukanwe ku kazi nubwo nahise mbona kandi ariko nari nakavuyeho
Afia nibwo yayisanyaga. And then sister wanjye arabura Tony. Afite biba vague mu mutwe wanjye muri famille. Harimo ibibazo byinshi muri famille. So kunywa ibiyobyabwenge cyangwa gufata itabi n'iki byari bifite inkomoko. Nibyo byose byahuriye mu mutwe wanjye. Pablo umuri uzashumbushwa. Gusa ikintu kibabaje ibara rya Tony. Gusa guhera amagingo aya ngaho nyemerera ikintu kimwe. Ureka itabi n'abakobwa bo hirya no hino ugenda bagabanye kabisa ugenda ubagendera kure. I promise you nta rimwe nzabisubiza. Kandi sorry ntabwo naguhesheje agaciro nk'umucamo wanjye. Please. Sorry kabisa sinzongera. Santé. Ji n'ibihumbi 4,500, Save n'ibihumbi 3,750, Prestige ya 2, 9,500, Mayonnaise ya 5, 14,500, ushiraho amata ya 5, 19,500. Yes, 19,500. Code nayo irahari. Momope. SMS wabonye? Reba neza ko yakugeze. Sawa yangezeho. Sawa yakoze. Ko nahagera se nari twari brag none uraje nahageze karibu rero star ariko sinaje no kuboko ngira mwereke icyo mfasha ariko mwereze wow boss bino dufashe gato Jenny ndabona uba hano heza kabisa. Merci. Naho ntabwo nari kugira blague zo gukubeshya ngo nzaza sinzi. Oya ntabwo byabaho. Yego nibyo. Jenny cyo kora munyihangane naratinze. Nagize imirimo myinshi ndahuga cyane. Ariko igihe cyari kino ngo musure kuko waramfashije cyane. Mauja, buriya nshobora no kubikubwira ukagira ngo nuko bateranya wowe na Afia ngo wenda nuko mushobora kuba mwaranyeguriye akazi ariko ntago ari ukubateranya yakoze n'ikindi hari ahantu ushobora kuranya ushobora gukura amakuru yaguguye ya nyayo. Voilà nivyo nyine ubundi nari nshaka mbabarira umbwire. Mauja, iyi ni inkuru ngiye kukubwira ariko nyine ya nyayo. Afia ari nyuma y'ibura rya Gugu.
noneho ikindi cyongeyeho ni nawe wamwicishije. Tanya please slow down. Ngo ngwiki? Oya reka. Siko hageze aho mwese muko murancanga. Ngo ngwiki? Apfa. Ejo naganiye nafya. Arambwira ngo Gugu ngo ari mu Buganda hano nimba ari mwibende nimba ari mu bende ntavyonzi. None nawe uraje urambwira ngo yarapfuye. Ibi ni biki muko murankira? Oya. Nizeye ko ejo numvise nawe mfatanye sitop sivyo? Mbabarira umubwire neza source d'information y'amakuru hano wayakuye neza kimwe ku kindi. Erega mabuja Gugu yagiriwe nabi n'abantu babiri. Aba babiri kandi bo hafi yawe. Icyakora nawe wabigizemo uruhare. Ubu nawe uraje umbwira ngo ndafisemo uruhara. Uruhara uruhe kandi? Uruhara nabo nabigizemo n'uruhe ko? Erega mabuja kuba arakundanye nabo mu kazi ndetse no hanze y'akazi byatumye bamugirira ishyari. Bamugirira ishyari kubera ko twakundana? Yego, aho ngaho niho washyiriye ubuzima bwe mu kaga kuko wabonaga mutajyanye. Tani urabona ubundi umutima w'umuntu niwe umenya imikorere yiwe sibyo? So gukunda Gugu ni kimwe no kumufasha n'ikindi. Ikosa nakoze ririhe? Erega mwagombaga kubihisha kuko urukundo rwanyu rwavutse vuba rukora vuba kandi Afia na James bararurwanyaga. Ubuze Afia na James? Abo bombi nibo nkubwira. Afia na James bahora bashumikanye kubera ubugome bakoreye Gugu. Ngwiki? Bibaho hari umuntu abura umwanya ariko niyo utabona umwanya ntabwo nakurenganya. Ndabizi bibaho. Gusa urakoze cyane. Waduhaye ibintu byinshi. Siko wagira ngo ufite urugo. Ziguhahira urugo. It's okay. But urabona nanjye rwose iyo buriya kana katankuruga mba mfite urugo. Naho byo guhaha se n'amazimano ni nkuko wagenda usuye umuntu ukagira. Wanzura munera kusogose. Kunhora umuvuga inshuro zose tuganiriye kanaka. Ariko rero ari ikintu nshaka gusobanukirwaho neza ngira ngo umara amatsiko. Waba ufite umutware? Yego. Ndamufite n'umwana w'imyaka 4. None se yabari ngo nibura musuhuze? Oya, ntawe uhari. Afite amasomo hanze y'igihugu imyaka 5 amaze 3 nuko. Nakunda. Ariko burya mu by'ukuri nagendaga no kugushimira. Urakoze pe. Buriya rero nta nibirenze. Umuntu wese ufite umutima wa kimuntu yakakwiye kugira umutima mwiza wo kugoboka umuntu. Ariko nkurikije ibyo wankoreye ushobora kuba uri umukristo? Yego ndi umukristo ariko biranakoze ntabwo bigaragaza ubukristo bw'umuntu ahubwo biterwa n'indangagaciro z'umuntu ku giti cye. Hariho n'umukristo biri utabikora. Ibyo uvuga nibyo. Aho turemerana kuko abiyita beza usanga aba ari tari beza kabisa cyane. Mu isi niko baba bimeze. Abeza n'ababi tugomba kubana nabo. Buriya nibyo byambayeho nanjye. Niringiye umuntu arantenguha cyane. Nizeye Afia arantenguha bikomeye. Ariko ubu ubwo twabaye inshuti nkawe wubatse uzajya ungira inama twungurana ibitekerezo mfite kuko buri hari experience ufiteho hari byinshi undusha ntazi. Uzajya unyungura ibitekerezo sibyo? Bibaho byo mu rukundo niko bigenda. Kwe kubyihanganira uhemukirwa n'umwe bikarangira ariko ejo hakaza undi bigacamo. Ariko buriya Afia sigiye ahemukiye gusa. Ahubwo ahemukiye n'abakobwa bose bazaza inyuma ye.
hafi ya sava sava karibu umuntu karibu ushobora nshakiye kabisa afite nsigaye ngira akazi kenshi ku buryo utari kubasha kumpatisha. ahubwo first of all congratulations, namenye ko wabonye akazi mu minsi ishize, ahubwo se kutari warambwiye felicitation kabisa. Warabimenye warakoze kandi urakoze ku felicitation. Sha byananshimishije kabisa, ni imwe mu nkuru yanshimishije muri iyi minsi nayo. Felicitation rwose. Sinzi ko ari ikizaba ukinyifuriza. Erega nta kuntu ntakwifuriza ibyiza, urabizi ko kuva na kera cyo nkwifuriza ari iterambere rya buri munsi. Nyifuriza iterambere? Ese kungaraguza agati kuriya niryo terambere uvuga? Ese ko wanyanze ukansiga agiye nyine ubwo urumva unyifuriza ibyiza? Yego kwega ntabwo nakwanze, reka rwose. Buriya nyine kandi n'akaruhuko ko kugira ngo ndebe nyine kuko kunkunda, naho sinategeka kukwanga, ntabwo nigeze mbikora for real. Akaruhuko kagatuma ushengura umutima bigeza. Kandi ndabizi rwose narakubabaje pe, ariko rwose nkwiye no kugusaba imbabazi, biri no mu byangenzaga rwose, mbabarire pe. Ese imbabazi unsaba zishingiye kuki? Urase ngewe izo naguha zaba zishingiye kuki? Zaba zishingiye ku rukundo, kuko sinigeze nkwanga habe n'umunsi n'umwe. Hanyuma wowe izo wampa rero nuko nabahugarukiye wese. Nirega Calvi, trust me, I love you. Ariko urabizi ibi biri kumbwira biri gucaha bigahingukira bikigendera, kuko mfite neza ko nanyibagiwe. Ntabwo nakwibagiwe rega, cyese n'uwari wabanyibagiwe. Njyewe ntabwo byambaho, n'ibihe byiza twagiranye, ahubwo nifuza ko wenda byanakwikuba kurushaho. Ese kuko uracyabona ko ari ibihe byiza twagiranye? Yego ndabibona ndetse cyane, kandi sinteze no kubyibagirwa. Wowe urabona nta kibazo gihari tu? Fia wibereye mu bihe byiza nyine, mu gihe jyewe ndaho mbabaye ndi guca mu bigeragezo, wowe urumva utuje uri mu bihe byiza byawe. Nobo, trust me, nzabikubagiza byose. Please.